Muraho turagarutse ni babandi mumenyereye mu kiganiro cya Family Magazine. Ngiye ngiye kukibagezaho ndi Peace Hilary. Mbere yuko mbereka mugenzi wanjye dufatanya muri iki kiganiro, nagira ngo mbanze mbabwire ibyo tugiye kuganira. Uyu munsi turaganira ku buryo abantu basigaye batangaza amakuru y'ingo zabo ahantu hose kuri social media. Aha muri iki kiganiro rero tukaza kwibaza ngo mbese gutangaza amakuru y'urugo rwawe ahariho hose byaba ari igisubizo cyangwa bishobora kuba ari ikibazo. Icyo ni ikibazo turimo kwibaza, tuza kuganiraho, hanyuma turaza kurangiza wenda tubonye umwanzuro. Ese byaba bifasha ababikora cyangwa se byaba bibashyira mu kaga kurushaho? Naho mukanya. Mbere rero yuko twinjira muri iki kiganiro nyirizina byimbitse, reka mbanze mbereke mugenzi wanjye turi kumwe nawe basuhuza. Urakoze cyane Peace, ndabasuhuje cyane abakunzi ba Family Magazine aho muherereye hose mu Rwanda, ku migabane hirya na hino abadukurikira. Nkuko bisanzwe rero ndi kumwe na Peace, ni jewe Odette Kagabo. Hari umushuti wacu uvuga akunda gukoresha ijambo agatangaza. Uyu munsi n'agatangaza. Reka tugere ku kazi twisange twambaye imituku. Byaje gute? Genda byutse nikunze. Ukunda imituku byaje bite? Umutuku urabizi ko ari ibara ryanjye. Abantu banzi b'amabara y'umutuku baherutse no kubimbwira ngo ukunda umutuku cyane. Ariko ari cyo bivuze. Urukundo. Nabyutse nikunze cyane. Numva nikundwakaje. Ndayije ndavuga ngo uyu munsi kubera urukundo nifitiye ndashyiraho umutuku. None rero nawe nasanze ari uko. Ese ugira ngo ni twebwe twenyine? Muri ino nzira nanyuzemo nahuye n'abantu bambaye imituku benshi. Bivuga ngo abantu bari mu bihe byiza, bashobora kuba babyutse bikunze nkuko natwe twabyutse twikunze. Ariko je n'ubusanzwe n'ibara ryanjye ko mfite imituku myinshi, iyo nambaye umutuku nibwo mba nibona neza. Erega n'ubundi ibara ry'umutuku ni ibara rifite icyo risobanuye. Ntekereza ko wenda byanahuye cyane n'ikiganiro tugiye kuganira. Nubwo tutari twabipanze kwambara umutuku, ariko nawo ushobora kutwinjiza muri iki kiganiro neza Odette. Nkuko tugiye kuganira rero kubijyanye n'abashakanye mu muryango, ariko cyane tukaza kwibaza nayo imaze kubikomozaho, ese gutangaza amakuru y'urugo cyangwa se ibyo bakunze kwita amabanga y'urugo ukatangariza abantu bose, tujya tubibona abantu bagira gutya nko kuri state umuntu agahita yandika n'uburakari bwinshi ukumva avuze amagambo mabi cyangwa yanditse amagambo mabi ko bashakanye. Ejo tukajya tukumva ku mbuga nkoranyambaga byacitse, abantu bamwe bashakanye za couple zari abantu bishimiraga, hari izizwi z'abastar. Ntabwo twaje hano kugira ngo tuvuge amakouple y'abandi, ariko baba bazwi, hari abafite imiryango minini, hari abafite inshuti nyinshi zibazi, ukajya kumva babantu watahiye ubukwe, babantu wishimiye ukuntu babanye, bagiye hanze bati turabisandaje, banyuma bakabisandariza muri public, mu mbuga nkoranyambaga, ahantu hanini kuri Twitter, uyu munsi iri X, kuri za space za X. Ibiganiro bikabiganiro niba X ari wabacamanza bari niba ari urukiko. Ngiye maze kwibaza niba social media naho batanga ibirego, ese ni mu bajyanama b'imitekerereze n'imigirire ya muntu, ese ni hehe? Ngiye ibintu bimaze kunyobera ukuntu abantu bahita birukira kuri social media kuvuga ibyo mu ngo zabo. Ntago ari ugutunga agatoki yenda ku bantu baza bagashira ibintu byabo byibanga ku mbuga nkoranyambaga, ariko bimaze kuba byinshi. Hamwe wibaza uti uyu munsi yenda aracyari muto arabivuze, ariko ntatekereza ejo hazaza ko umwana we azabisanga ku mbuga bikamwangiriza ubwonko cyangwa bikamwangiriza amarangamutima. Uwo muntu ashobora kuzana agahinda akabivuga. Rimwe na rimwe n'umuntu wamwakiriye yenda ku gitangazamakuru cye ntamufashe gutuza kugira ngo amubwire ibintu by'ingenzi, ugasanga ka gahinda ke kose agashize. Ujye ubona ko ari n'ababyuka baza kwivuguruza kuko yari yabivuze ababaye, yenda aribwo bikiba, yagera yenda n'abandi bamuganiriza cyangwa nawe yakwitekerezaho akavuga ati oya ibi n'ibi ntago byari birimo. Ariko ntago bikwiriye ntago bikwiriye. Abantu bakundanye baba bafite ibintu byinshi baganiriye cyangwa basangiye, bashwanaho gatoya bakababishize hanze, n'utarubiza akabimenya, ari umubyeyi we bikamubabaza
cyangwa bikanamutungura rimwe na rimwe atanazi ko n'abo bantu banakundana cyangwa banaziranye, ugasanga ni ibintu dukwiriye guhungira kure, cyangwa tukareba ubundi buryo abantu batangamo amakuru, kuko kuri izi mbuga nkoranyambaga simpamya ko ariho hantu dukwiriye kuba tunyuza akababaro kacu. Dufite inzira nyinshi. Nimba umuntu yenda mutumvikanye ari ikirego kigize icyaha, ukwiriye kuba unyura muri cano z'abantu bakwiriye kuba batangiramo ikirego, si ukuza kubiganira nk'aho ari ishema. Nakuze iwacu bambwira ngo igihe ufite umujinya ntukihutire kugira icyo ukora cyangwa se uvuga. Igihe ufite umujinya tuza ubanze ufate igihe ubitekerezeho, noneho biraguha icyo ushobora kuvuga cyangwa icyo ushobora gukora. Uyu munsi mbona ko abantu birukanyira mu mbuga nkoranyambaga kuvuga ibyabereye mu miryango yabo, rimwe na rimwe bashobora kuba biterwa n'umujinya. Ariko rero turebe niki gihita kiba. Igihita kiba nyuma yo kubivuga, icya mbere cyo ntago biri bwubake rwa rugo, icya kabiri ntibiri buhindure wa muntu mwashakanye urimo uvuga ibibi bye agukorera, bishobora no kuba ari ukuri koko. Icya gatatu nawe ntabwo biri bugufashe, kuko ikintu cya mbere kibaho nuko niba hari n'ibyashoboraga gusubira mu murongo, ntabwo biba bigisubiye mu murongo. Kandi noneho n'aba bantu murimo kubwira barimo ibyiciro bitandukanye. Hashobora kuba hari inshuti abo mutekereza ko ari inshuti zanyu, bari kuri iyo social media, kuri izo mbuga nkoranyambaga. Hashobora kuba kandi harimo aba batari banishimiye n'uwo mubano wanyu. Hashobora no kuba harimo babandi nabo bakunda byacitse, n'abandi kandi nabo bashobora kuvuga bati tubonye noneho inkuru turi bucuruze, kuko uyu munsi abantu baracuruza content. Tubonye inkuru turi bucuruze, tubonye aho byacitse, abantu bari bubikurikirane, barakurikirana inkuru zabakanaka. Ugasanga wowe urimo uravuga, hariho abenyegeza umuriro kugira ngo ukomeze uvuge byinshi, none umene na yamabanga atari na ngombwa, kugira nawe usanga watekerezaga kurimo gusohora ibya mugenzi wawe, ariko nawe ibyawe utangire kubishyira hanze, aho kugira ngo ikibazo gikemuke, ahubwo bikaba byagutera kuremererwa cyane, bishobora no kugera ku ndwara zitandukanye zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe umuntu atangira kugira iyo afite ikibazo, byiyongera kurushaho iyo ageze kuri za mbuga nkoranyambaga, agatangira kuvuga ibye, akabivuga. Hari n'abavuga bataruhuka, akavuga ibi yari akwiriye kubivuga. Noneho abantu bagatangira bamwe gutanga commentaire zimusenya, bamubwira ihangane, ariko ugasanga harimo umubare w'abantu bamusenya kurushaho. Uriya muntu kugira ngo azagaruke mu murongo muzima biragoye. Nibyo, ariko nanone hari n'ikintu maze iminsi ndeba nkabona nanjye cyera nantunguye. Uvuze ku kantu ko gucuruza content, ukareba umuntu, kankoresha ijambo risanzwe tumenyereye, ni umusitari uzwi tumenyereye hano, yakoraga ibintu byiza, yafashaga abandi, yenda imbuga nkoranyambaga ze ntago zirimo kugenda cyane, akihimbaho inkuru mbi, tanafite n'icyo yubatse, tanafite n'ikintu yenda igiye no kumufasha cyane, ariko kugira ngo avugwe, rimwe na rimwe akanibeshyera. Ugasanga abantu bose bahagurutse, ntibiceye kabiri tukazamenya amakuru ko abantu batukinishaga ngo yari prank. Ibyo nabyo wabireba mu rubyiruko cyangwa abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, ugasanga nabyo hari ukuyobya amakuru. Hari inshuti ze zamukundaga, ari abafana be, bamwe yenda batanasobanukiwe cyane bari buze kubifata nk'ukuri, rimwe na rimwe bakababaza, kuko baba barabaye abasitari bagizwe na ba bantu babakunze. Rimwe na rimwe baba bakwiriye no kubirebera muri kote yuko bashobora no kubura abafana. Nkumva ntago bikwiriye, nabyo ntibikwiriye nubwo abantu babikoresha, prank zabaye prank, ariko ukibaza biratuganisha hehe? Umuntu akoze ibikorwa bye uyu munsi, yenda rega si ngombwa ngo uyu munsi nimba wacuruje content ikundwe n'abantu bose nk'uko bisanzwe, uyu munsi ishobora kudakundwa, ariko ejo ugahimbuka nazivugura, ukareba n'ibindi bitekerezo bishasha washyira mu kazi, umwanya wo gukinisha abafana bawe. Wakomoje ku ngaruka cyane cyane mu muryango, ingaruka ziba ku bana, ariko wenda ntarinjira cyane muri izi ngaruka, ndumva ashaka kuzisobanuraho. Ntarazinjiramo, reka mbanze mbwire abadukurikiye ko birashoboka kubaka urugo ufite icyizere ko
ruzaba urugo rwiza, birashoboka. Biranashoboka kandi ko rwa rugo rushobora no kutakubera rumwe rwo mu nzozi zawe. Biroroshye and it's okay. Ntacyo bitwaye kuba wafata icyemezo ukavuga uti uru rugo ndusohotsemo nongere nubaka ubuzima bwanjye. Ariko no yaba mu kurusohokamo, yaba icyemezo icyo ari cyo cyose wafata, zirikana wa muntu mubana, zirikana ko nawe afite ubuzima, zirikana ko nawe ufite ubuzima, zirikana noneho n'abo bana bavutse muri uwo muryango, zirikana n'imiryango yanyu yahujwe n'uko mwashakanye, zirikana n'inshuti zanyu zahujwe n'uko mwashakanye. Iyo uvuyemo tuvuge iyo ufashe icyemezo cyo gutandukana, ugatandukana maze kwangiza izina, isura ya wa muntu mwashakanye, ugatandukana umaze nawe ubwawe kwiyangiza, ko burya ntabwo ari wa muntu gusa wangiza, nawe ubwawe umaze kwiyangiza. Uko gusenyuka k'umuntu kuba ari ikibazo gikomeye cyane, kugarurira hafi biba bigoye. None iyo bigeze ku bana byo ibindi tekereza kuri aba bana, ibintu byagiye ku mbuga nkoranyambaga, wenda ababyeyi babo mu ngo b'inshuti zabo, ababyeyi b'abana b'inshuti zabo bigana babibonye, wenda banabiganiriyeho muri salo zabo, cyangwa se hari n'abana uyu munsi hari abantu badasobanukiwe ikintu cya parental control, kurinda abana kureba imbuga nkoranyambaga uko bishakiye, ukagira ibyo bagenera, ibyo udakeneye ko bareba ukabifunga. Hari abantu batabizi, ugasanga none na wa mwana ahubwo yiyumviye ya makuru, ageze ku ishuri atangiye kubwira umwana mugenzi we, ababyeyi bawe bimeze gutya na gutya na gutya. Uwo mwana wicaye mu ishuri ari mwarimu, ubwo ndavuga mwarimu wenda udafite umutima, ko ibintu mbona bisigaye byarahindutse, ari mwarimu nawe umubwira ati hey ngwino umbwire. Abantu basigaye bakunda inkuru, mwarimu nawe byamubaho, ngwino umbwire ibi bintu ndi kumva ku babyeyi bawe bimeze gutya na gutya. So icyo kintu kiba ku umwana arakorerwa bullying ku ishuri, umwana arajya kwiga asanga amakuru y'ababyeyi be yageze ku ishuri, aho batuye mu baturanyi niyo mvugo, mu maradiyo niyo mvugo, ahantu hose niba ari n'umukozi ufunguye ikiganiro kuri YouTube niba ababyeyi bariho. Uwo mwana koko ejo he hazaba hameze gute? Iki ndakivugira ko uyu munsi hari urubyiruko rumwe tujya dukunda kuganira n'urubyiruko, urabizi, hari urubyiruko rumwe tuganira mwagera ku byo kushaka bakakubwira ati twe twarazinutswe, nta ngo zikibaho. Sinzi ibi bintu niba abajya kubikora baba batekereza ejo hazaza habo, h'imiryango yabo, cyangwa se ababakomokaho. uvuze ku kantu keza, akantu ko kuvuga ngo abantu barazinutswe. Nanabahumuriza, nababonereraho umwanya wo kubahumuriza. Ntabwo kuri social media hatuyeho miliyoni zose zituye ku isi cyangwa zituye mu gihugu. Nuko amakuru yihuta, nuko abantu bafite access kumenya ibyo bintu, kandi buri ikintu kibi kirihuta. Dufite ingo zibanye neza, dufite abavuga butumwa bigisha, ariko ugasanga ibyo bintu bigishije ntibyihuta, nta nubwo abantu barimo kubibona vuba. Ariko nimba hari akantu gato cyane cyangwa urugo rwasenyutse, ugasanga buri muntu wese arimo kuvuga ese byamundi ndajya gukora iki, ko kanaka byamunaniye, ko kanaka byamunaniye, ntiyari umupasiteri, ntiyari yenda umugore umeze gutya na gutya, ntiyari yize, ugasanga nicyo kintu cyonyine barebye. Kandi hari n'izindi nyigisho nziza zabafasha. Njya ndeba ibibera kuri izi mbuga nkibaza cyane, se kuki abantu bashishikajwe n'utuntu duto tubi turi muri sosiyete, tukaba ari two tuvuga cyane, nuko ari two ducuruza cyane. Ugasanga akantu kabereye hano i Kigali yenda n'umusitari, ako kantu kagatwika isi yose, ariko hagira umusitari wakoze ikintu cyiza kikavugwa amasaha 3 pya, nimba ari ubukwe bwiza, nimba babyaye, nimba hari indirimbo yasohoye cyangwa ari filime, ntubone bafite izo mbaraga zo kubyamamaza nk'akakantu gatoya kabi bamubonyeho. Noneho ikindi kintu kinababajemo cyane aho ngaho ni uburyo babana na bagenzi babo. Ugasanga baraganiriye mbere y'uko ibyo bintu biba, hari ibiganiro bagiranye, hari ubushuti bagiranye, baragendanye urwo rugendo,
yagira akantu gatoya kamubayeho agahera kuri primaire aho bize ku mudugudu wabo ho biza akamubwira ati buriya n'ubusanzwe nsanzwe muzi nta cyajyaga kumuvamo n'urugo ntiyari burushobore asanzwe ameze gutya na gutya kazanamo nyina akazanamo nyirarume wigeze gukora icyaha akazanamo uwo bavukana ugasanga bigiye kwangiriza wa muntu cyane cyane mu marangamutima. Ako kantu rero ko abantu batabitekereza avuga ati ibi bintu ngiye gutangaza ese mugenzi wanjye biramusigira ibihe bikomere, ese mugenzi wanjye n'ubundi bari bamuvuzeho yari yababaye, ariko se mama we nzanyemo, ise nzanyemo, murumuna we nzanyemo, bo barabyakira bate? Cyangwa sosiyete yari isanzwe ibazi bakora ahantu inkuru zabo zahahise zitazwi ngiye kuzijugunya hanze mu buryo kuko nzimo murumuna wabo umwe n'iby'abandi bose na ba nyirakuru bose ukabizana ukabukubise ku mbuga nkoranyambaga. Numva bidakwiriye. Nimba mufite ibyo mupfa yenda mwahisemo kubishyira kuri social media, bikwiriye kuba birangira hagati yawe na mugenzi wawe, bitatondagiye ngo bizanemo n'abaturanyi n'abavandimwe n'abandi wigeze kugirana n'ikibazo, cyangwa yenda ukanihana kikanashira, ugasanga icyo kintu n'ubundi niyo ndorerwamo bagaruye kugira ngo sosiyete kureberemo. Numva bidakwiriye pe. Ibi bitumye nibaza ku nshuti. Inshuti ni iki? Akenshi umuntu hari abantu ashobora kwita inshuti, hari abashobora gutekereza ko bamubera inshuti, hari n'abandi kubera ko bagendanye kabiri bahuriye mu kazi, bahuriye cyangwa se mu gitaramo runaka, cyangwa se mbese bahuriye ahantu hatandukanye, ahita yumva yabaye inshuti kubera ko yamuvugishije neza, kubera ko yamubwiye ko yambaye neza, kubera ko yamubwiye ko afite ijwi ryiza, kubera mbese yamwicaye iruhande bakaganira agahita amugira inshuti. Iki ni ikibazo gikunze kuba ku bantu bo kwitiranya umuntu w'inshuti n'indi. Hahandi wizera umuntu ukamubwira ibyawe byose, ukamumenera umutima wawe wose, ejo wajya kumva ibyo mwaganiriye byose. None numvise hari abantu basigaye banafata n'amajwi baganira kuri telefone. Niyo tekinoloji nyine, ni ikoranabuhanga, tugomba kumenya ko izo ni ingaruka z'ikoranabuhanga. Ariko umuntu akanabitekereza akagira ubwenge igihe arimo avugana n'umuntu, ukaba uzi neza ko uwo muntu ashobora no kubikoresha ahandi. Hari ukuntu umuntu wenda yashobora gutinya akavuga ati nshobora kwandikira umuntu inyandiko akayigumana, ariko tuvuganye imbona nkubone nta kibazo. You never know, ashobora no kukurikodinga muri kumwe. Ushobora gufata ijwi ryawe kuri telefone municaranye nabwo yabikora, yakurikodinga. Inshuti yawe ninde? Aka kantu ndakagarukaho. Inshuti yawe ninde yo kubwira? Buriya mu buzima wumva abantu bavuga bati n'igicucucucu cyawe ntabwo ukwiye kukizera. Ni gute rero ufata umuntu ukamwizera ukamumenera amabanga yose? Reka ngaruke no kuri iki kintu cy'abantu navuga nyine banahurura, nigeze no kugikomozaho, bahurura mu ngo zifitanye ibibazo. Ugasanga umwe mu bashakanye atangiye kuvuga mugenzi we, akamuvuga nabi, undi nawe agaheraho akavuga ati noneho mbonye icyo nzakoresha, nzajya kureba uyu nguyu bavuze nabi, mubwire nti dore ibyo mu mwashakanye arimo kuvuga, ubundi ndutwike koko hakongoke urugo rurangire. Kumenya inshuti rero ni ibintu byo kwitondera. Ntabwo ari buri wese ukwiye kwizera kugira ngo umubwire ibyawe, usibye n'inshuti n'umuvandimwe wawe ubwe ashobora gukoresha amakuru wamuhaye akayakoresha mu buryo bwe, akaba yayaha indi nshuti ye, cyangwa se akayaha undi muntu mudafite aho muhuriye, ukazisanga amakuru yawe yose ari hanze. Ibi rero nibyo kwitondera. Ikintu cya mbere rero, banza mugenzi wawe mufitanye ikibazo, wa mbere ukwiye kuganira nawe n'uwo mu bantu. Bishobora no kwanga. Hari abagore n'abagabo tujya tuganira bafite n'ibibazo, nkabwire se kuki muticara ngo muganire ku bibazo byanyu, ukumva arakubwira ati njyewe yaranze ko tuganira, nta mwanya ampa ngo tuganire. Gerageza uyu muntu muganire aho kugira ngo ujye kuganira ibindi hanze. Ikindi cya kabiri, niba atanagwaye n'uwo mwanya wo kuganira, inzira zirahari, twazivuzeho. Hari inzira z'amategeko zirahari, hari inzira zindi zishobora guhamagara umuryango wanyu, ukicara ukavuga uti mu muryango ababyeyi bacu niba mukibafite, kubafite amahirwe yo kubagira,
niba kandi mutabafite mufite pare na marene cyangwa se abandi bantu b'inshuti zanyu z'indani, ndavuga zimwe z'indani zidashobora gusohora ibyanyu, mwicare babafashe muganire kuri icyo kibazo mugishakira umuti. Erega hari n'ibibazo biba atari n'ibibazo bikomeye. Ahangaha ndashaka ngaruka ku cyo Odette yavuze ko abafite ubwoba bw'urushako nta nubwo bwari bukwiriye cyane. Urushako hari ushaka kuvuga ati jyewe rwose ni rubi nkurikije ibyo nabonye, ibyo numvise n'ibyo uyu munsi ndi kubonesha amaso yanjye. Ariko nanone navuga ko hari n'ingo nziza. Rimwe na rimwe ugasanga abantu bapfuye n'ubusa, umuntu agapfa undi ko wenda ataha mu masaha akuze, agapfa n'undi ko wenda batanaganira nk'icyo tunavugaga, agapfa n'undi wenda ko bakennye, bagapfa utuntu dutandukanye. Ariko kubikemura cyangwa se kubiganiraho bikaba ari byo byanga, bikaba byabigira binini cyane. Hari n'ibibazo bikomeye. Ngewe ndavuga ngo umuntu twashakanye azamuye akaboko akankubita, sinzi ahubwo ko yanangezaho n'urwo rushyi, kuko ubwo nyine yazongera sinzi ahantu yazongera kumbona ubwo byabirangiye. Hari n'ibindi ubwo wenda mvuze kimwe njya nibaza n'ukuntu abantu banakibamo, kubaho bagukubitukana bibamo, ibyo mbyibazaho cyane. Ariko hari n'ibindi uwo twashakanye ashobora gukora, navuga ngo oya, aha si ho hantu ngomba kuba ndi, nkahasohoka ntawe mbwiye, mwibanga ryanjye nkagenda, tukazanabirangiza abantu bakazumva umwe abukwe n'undi abukwe bataramenye nuko byagenze, ariko ntagiye kumuharabika ko abafite ubuzima bw'ejo nanjye mfite ubundi buzima bw'ejo. Uko guhangana rero, none guhanganira ku mbuga nkoranyambaga nta kindi gisubizo kizima bitanga usibye kurushaho gusenya umuryango. Ubivuze neza Peace. Ni ukuri ingo wabona urugo rurimo gutandukana uyu munsi babanye nabi, byiguka intege. Urugo rwawe ejo yenda uzaruyobora neza, mubane mu mahoro. Ntihazamo n'ibidakwiriye, ariko nanone ntiwemere kugira ngo uhapfire. Cyangwa ejo turimo kubona abantu bicana, kabona umugabo yishe umugore cyangwa umugore, n'abagore basigaye ubundi harimo ikintu cy'icyizere cy'uko umugore adashobora kwica, aho dusigaye tubona abagore bamenye kica umugabo cyangwa kica umwana, bapfuye amasambu cyangwa bapfuye n'indi mitungo ntawamenya, cyangwa hari n'ibindi bimenyetso ashaka kubuza, akavuga ati nimwica yenda hari bizahwaniramo, mfite uko nzabigenza. Ntabwo numva ko abantu bagiranye ubumwe bakwiriye kuba batana hanze bigeze aho ngaho, kuko ugiye kubikora wiherereye, nibimara kumenyekana n'ubundi bazabizana kuri iyi mihanda. Niko abantu bose basigaye bavuga ko ari imihanda, cyangwa usanga ubyizaniyeho cyangwa umuvandimwe cyangwa iki. Njyewe numva ko ibintu udashoboye kwibikira kandi ubona ko biremereye, biri ibyawe byo mu mutima imbere, udashoboye kubyibikira, ukaba uzi ko yenda n'umuvandimwe wawe hari ukundi kuntu muzi mu marangamutima ye, egera abantu babyize bafite ubunararibonye b'inzobere, baba abapsikologe cyangwa abandi, umuganirize. Yenda nakubwira ati ibi wabivuga, ibi ntiwabivuga, kuko babajyanama twizeraga ba marene, ba tante, bande nabo ni abantu kandi nabo abenshi baje muri iyi mihanda. Uragenda umutakira, umubwira ibyawe n'urugo rwawe, abikoresha iturufu yo kugusenya. Ejo nujya mu bukwe usanga abantu bose baragushimangira, barakuryanira inzara. Nujya mu kiriyo usange yamaze kubigeza mu muryango wose ntawe utakekaga. Njyewe numva ko ukwiriye kubyibikaho, nimba neza ubizi yuko nta wundi muntu wizera nyabyo, bana nabyo, kuko ibi bintu byose tubona hanze bisenya ni wa mugabo wizeye wabizanye, cyangwa ni wa mugore wizeye wabizanye, cyangwa inshuti ya hafi. Aho bigeze rero, cyangwa buri muntu agiye kuzajya atinya mugenzi we kubera ari no koranabuhanga simbizi, kuko ubundi wabaga uzi ko umugabo mubana ari we munyamabanga wawe wa hafi. Biratangaje rero kuba dusigaye tubona umugore cyangwa umugabo ari bo babyishirira hanze, ubundi ntibyakabayeho, nta nubwo byari bikwiriye. Ndabona abantu bakwiriye kwisubiraho, bakabitinya, bakabona ko hari ingero nyinshi z'abantu byasenye,
nta somo ridasanzwe, nta buvugizi, ntaki birimo gutanga hano kuri ino mihanda cyangwa kuri izi mbuga nkoranyambaga. Abantu nibasubire ku muco wo kubika ibintu byabo, babiganire birangirira aho ngaho. Mwanya wo kubyuka uvuge ngo kanaka ndamuzi, reka ibyo mbishyire hanze, mbe se nk'umwihimuyeho, yenda mwapfuye n'akantu k'amafuti, ariko kuko hari ibyo mwaganiriye ugakoresha iyo turufu yo kumusenya burundu. Sosiyete nyarwanda nisubire ku muco, abantu baba abanyamabanga, aho kwicara ukavuga uti ikintu kirandemereye ariko se ndajya kukibwira ndi. Yenda ntibyari ngombwa ko bisangiza ababyeyi, kuko hari ibintu tuganira ugasanga bishobora gusenya umubyeyi cyangwa bikanamubabaza cyane mu gihe yarazi yuko urugo rwanyu rukomeye. Utwo tuntu duto duto buri munsi ugiye udushyira umubyeyi waba umwica cyane kuba kibafite. Ubwo ndavuga kuba gifite ababyeyi, hari utuntu mushobora kuganira n'inshuti yawe ya hafi ikakubamo. Ariko kuko dusigaye dutinyana, numva dukwiriye gutangira kuba abantu bo kubana nabyo. Reka iki kiganiro cyacu wenda tugisoreza aha, havuga ngo imbuga nkoranyambaga reka abantu bazikoreshe neza, kuko zifite akamaro haba mu itumanaho, haba mu buryo bwo kugera kuri serivisi mu buryo bworoshye, ndetse zifasha umuntu ku munsi. Hari uko kugera ku makuru, hari uburyo bwo gutumanaho, hari uburyo bwo kubona serivisi no kuzigeraho mu buryo bworoshye, ndetse n'uburyo bwo kuba wazikoresha wenda umenyekanisha ibyo ukora n'ibindi. Imbuga nkoranyambaga zo zifite akamaro kanini cyane zishobora gukoreshwamo, ariko noneho gukoresha imbuga nkoranyambaga ngo usenye abantu uhereye kuri wowe, uhereye ku muryango wawe, ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Aha rero mwongera nkavuga ngo dusoza ikiganiro cyacu, wowe muntu uri mu rugo, uri mu muryango, wahisemo kubaka umuryango. Ahangaha impamvu mbivuga ngo wahisemo kubaka umuryango nuko hari n'uwahitamo kutawubaka, kudashaka. Ni amahitamo y'umuntu, ni n'uburenganzira bwe kuvuga ngo sinzashaka, sinzabyara. Ibyo ni uburenganzira bw'umuntu. Ariko niba warahisemo gushaka ndetse ugahitamo no kubyara, sigasira uwo muryango wawe, bungabunga abo bana bawe n'umuryango wawe mugari muri rusange, kuko ufite uburenganzira bugenwa n'amategeko kuba urugo cyangwa se iyo mariage wayihagarika bitewe n'impamvu zitandukanye. Ibyo urabyemerewe, ariko nanone ushobora no kuyikomeza. Ariko ibyo wakora ibyo byo byose si byiza gusenya undi muntu muri kumwe muri uwo mushinga. Ode, hari icyo wakongeraho se kugira ngo dusoze iki kiganiro? Icyo nongeraho ni ikintu gitoya. Nujya kubikora ukaba utekereza ko ugiye kwandarika mugenzi wawe, jya nawe witekerezaho wumve ko bikubayeho wabyitwaramo ute, kuko ugiye kwangiriza n'umuntu kimwe nawe. Kandi rero njya ndeba muri komenti nawe wabizanye, hari ukuntu bakugarukiraho umuriro ukagaruka iwawe. Rero ukwiriye gutekereza uti iki kintu ngiye kuvuga kuri mugenzi wanjye, nimba ari ifoto ya kanaka ngiye gushyira ku mbuga cyangwa ngiye gukoresha mu bundi buryo, ibyo ugiye gukorera mugenzi wawe utekereze nawe bikubayeho uburyo byakubabaza, hanyuma ubyirinde. Ikiganiro cyacu rero tugisoreje ahangaha, ngira ngo mwumvise byinshi twababwiye, twaganiriye. Nta nubwo ari na ngombwa kongera kubisubiramo, ahubwo tubararikiye gukurikirana n'ibindi biganiro byacu bitaha, aho tuzaba tuvugana none ku bijyanye no kubaka umuryango mu buryo butandukanye, mu nzego zitandukanye, haba mu bijyanye n'amategeko, haba mu buzima, haba mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, haba no kugira umuryango mwiza ufite ubuzima bwiza. Ibi rero ni ibiganiro muzakunda kubona, hanyuma tukaba tubasaba ngo mukande subscribe, like, muduhe comment, mutubwire uko mubyumva, ndetse munaduhe n'ibitekerezo, ariko noneho munasangize n'abandi ibi biganiro. Turabashimiye rero mwese mwabanye natwe. Ngewe nari Peace Hilary, nkuko natangiye mbibabwira, ntabwo nari njyenyine na Odette. Ngira ngo wenda hari akandi kajambo. Murakoze cyane, nkuko musanzwe mutwereka ko mudukunda, aho mudukurikirana mukadusharinga. Rwose ibitekerezo byanyu mutubwira n'inama mutugira nizo twubakiraho tugategura ikindi kiganiro. Twizere yuko comments zanyu ziri buze kuba nyinshi. Mwari kumwe nanjye Odette Kagabo. Murakoze, naho ubutaha. Ciao.